umutima ntiwijima. umutima wanjye bukeye Umutima wawe urera nzovu reka nkubwize ukuri. Kandi uku niko kuri tureke byo kuba turi mu kiganiro tutitaye ko turi imbere y'abantu cyangwa se turi kumwe. Urabizi sinya n'imboga iyo uri umubyindi ndabivuga. Oya imboga ariko buriya kurya imboga nshatse gukomeza kwicisha umwana imbeho umwana ufite ukwezi kumwe ibyumweru bingahe umwana ashobora no kurwara umusonga. Umwana ashaka kugira gute umusonga ni mubi nimba muraza mu mbeho koko mugenere iriza kandi baravuga ngo akaboko gatanga niko kakira rwose nawe ari hano. Abakunzi banjye abo nkunda kuri YouTube channel Nzovu 150 nizere yuko mwakoze mwashayinze murapininga mukora subscribe mukora comment mukana no kwiyanzogera kugira ngo amakuru abagireho igihe ababikoze niyo nzogera ababikoze Imana ibongere imigisha n'abatarabikora rwose namwe mbasabye imbabazi muzabikore kuko muzamushyigikira. Ubu nakiriye umutumirwa kuri YouTube channel Nzovu 150. Ikaze mukobwa mwiza cyangwa umumama mwiza. Urakoze cyane Nzovu. Tangira wibwira abakunzi ba Nzovu 150 kuko buri umushyitsi kuko ngewe ndiriza sano isi isanzure byose ngombwa igikwiye shongore y'umusengo decision maker. Yisengo y'umusengo ko bajyaga bavuga se ngo ari inka ngo bitaga isine inka zose zabaga ziteye neza ariko n'ubundi ngiye nitwa sinzi impamvu ose nanjye banyita isi arya oya wowe uri godoro uri cyagodoro ubwo ngende icyasine uri cyagodoro none ubu banshyira muri kaburimbo bakamena muri mihanda ya Nzovurira burabikabije ariko ko uretse kugira ubugufi bukabije wagize n'ubwirabure bukabije ariko buriya gusuza ikintu ngukundira nubwo wirabura utyo umutima ntiwijima. Umutima wanjye bukeye umutima wawe urera nzovu reka nkubwize ukuri. Kandi uku niko kuri tureke byo kuba turi mu kiganiro tutitaye ko turi imbere y'abantu cyangwa se turi kumwe. Urabizi sinya n'imboga iyo uri umubyindi ndabivuga. Oya imboga ariko buriya kurya imboga nshatse kuvuga ni za mvugo z'iyi minsi nyine sinjya wowe umena umuceri aho ngo kucyuza umuntu kuba nanjye umbwiye ngo nsa nka godoro kandi kuko nanjye ndi igikara ntago nabyanga urumva. Ariko reka nkubwize ukuri Nzovu ufite umutima pe w'abantu n'umuntu uzatanga ni ukuri kw'Imana. Reka nkubwire nuha abandi bantu ugaca kuri Nzovu uzaba yego ukoresheje umutima wawe wo gutangwa uri wifitiye kandi ugahora wumva gushaka ariko ntago umugisha uzakira uko mbikeka ntago uzabungana n'umugisha wakakira uhaye Nzovu. Kuko Nzovu ni umuntu wumva uvuga kandi ufasha kandi burya riza buriya iyo umuntu afite umutima muzima erega uruhu rwacu narwita ngo kida uruhu nubwo waba uri igikara uko ntago tuzarenganya Imana uko yakuremye nubwo waba uri inzobe ushaka kuba uri inzobe usa nk'umuzungu ariko umutima wawe ahubwo ufite mukushi ari wa mutima utarekura. None se ugira ngo niki cyica abazungu ukuntu bateye arakubwira ati ngewe nteka ibyo mara n'umwana wanjye agateka ibyo amara n'umugore wanjye agateka ibyo amara kandi yumva ashaka bivuze ngo nta wacayo ashonje ngo abone icyari kugira ngo abazungu buri wese aba yatetse ibyo amara. Abazungu buriya barya ngo ibiryo bipimye nubwo waba uri umukozi wabo batekera bashaka kuguha irobo y'umuceri none watekereza kuyifataho kandi abantu bahita bakubwira ngo yarurira aha reka nicyo niba umuzungu ashaka kurya nta muzungu utunga umukozi urumva. Nuvuga ngo niba umuzungu ashaka kurya akaba azi ko ashaka kurya byibuze nk'ibiro 2 by'ibirayi urumva w'ikintu akora afata bya biro 2 by'ibirayi ashaka kurya
urumva agahita abihata, urumva abivanye ibishishwa, agahita abiteka, urumva iyo bihiye arabirya akabimara, n'umwana we ntibabisangira. Iyo umwana we nawe atashye avuye ku ishuri akaba ashaka kurya igitutsi gikomeye, igitutsi gikomeye kuzima. Njyewe ariko nasabye imbwa imbabazi. Ushobora kurara ku gasozi nubwo yaba ari yambwa iryana, yagusanga ahantu uryamye ntibe yakurya. Umva nkubwire, njye nasabye imbwa imbabazi, urumva buriya iyo nanze umuntu nkamwanga n'umutima wanjye wose, njya mubwira ngo gasaba imbwa imbabazi nk'uko nazisabye. Yego. Uzi impamvu? Nzovu banyirukanye mu nzu, nari mfite umwana, nari mfite abana banjye b'impanga, urabizi ko ari nabo bakuru, urabizi ko urambye yari uwa kabiri. Ubwo ni impanga ebyiri, uriya mu bana bawe ubwo ni abana batatu, ariko mu mbyaro ni ebyiri. Buriya by'abana babiri b'impanga babara ko ari imbyaro imwe, umwana akaba uriya ni uwa kabiri mu bana. Bro, yubitse umutwe w'uburi, uri kumva? Mani njyewe nari ndahantu ncumbitse, narabyaye mfite abana b'amezi nk'abiri atatu, noneho baranyirukana, banyirukanye njya gucumbika ku rusengero. Ncumbitse ku rusengero mpamara iminsi, noneho niba ari byo koko nk'uko babimbwiye, niba byaragenze bite ntabwo mbizi, ngo akagari kabwira urusengero, urumva ngo ntabwo banshaka aho ngaho, urumva, ariko bashobora kuba ari byo cyangwa bakaba banabeshya ari abadeperi batanshakaga, urumva. Birangije ku rusengero barahanyirukana, bahanyirukanye mbona nta handi hantu ndi bujye, urumva, kandi nkumva Imana niyo yonyine nizeye. Noneho kubera ukuntu nari n'umwana, nabyaye ndi umwana, nkumva ninjya byibuze hafi y'urusengero ndi bube hafi y'Imana, urumva, ko nari ndi no kuvuga amasengesho y'urudaca. Ndagenda nirambika ahantu mu gashyamba ariko kari munsi y'urwo rusengero, nzanahakwereka ahantu tuhakorera ikiganiro Nzovu, nta kibazo, nzakwereka tuhakorera ikiganiro kandi vuba, urumva. Nakwereka aho nirambitse, nanahirambikana umwana nk'uko nahirambitse ubibone, n'abantu bakurikira Nzovu 250 babibone, urumva. Ndahirambika n'abana, urumva. Ndangije ngo ubwo nabakingiye nshyiraho umutaka. Uzi ikintu cyatumye ubwoba bunyica? Twari duturanye n'imbwa aho hantu yitwa Vuruga, yari imbwa, iyo mbwa yari ifite nyirabuja w'umwarimu. Noneho iyo byageraga nijoro yarayirekuraga, yararyanaga Nzovu, umuntu wese yashyikiraga ntiyayicikaga. Nagiye kumva numva igushije wa mutaka, mpita nsa nk'ushidutse, urumva, ihita ikurura akaguru k'umwana wanjye igakuruza amenyo. Nzovu mbona ntago ndi burwane nayo, yari imbwa y'igisore, yari imeze nk'urumasa, mbona ntago ndi bugire, mbona ntago ndi buyirwanye, nanjye irandya. Uzi ikintu nakoze? Nayipfukamye imbere nibagiwe ko n'intoki yazihekenya, nyisaba imbabazi. Ibaze Nzovu ngira gutya, upfukamiye imbwa, napfukamiye imbwa njye nyisaba imbabazi, handitse ngo uzapfukamire Nyagasani wenyine, bura n'umugabo wawe. Iyo mbwa narayipfukamiye, namupfukamira ko wapfukamiye imbwa kugira ngo ireke kwereka indekera urubyaro, indekera urubyaro nanjye ndeke. Nubwo njye navuga nubwo yandya, Nzovu napfukamiye imbwa nyisaba imbabazi, ndayibwira ngo vuru nyiririra, wambabariye nundira umwana, wambabariye nundira umwana. Yaramuretse Nzovu yaramuretse. Uzahubwo ikintu yamuretse irakora. Niho namaze kubonera ko abantu bubu barutwa n'inyamaswa. Uti kubera iki abantu bubu barutwa n'inyamaswa? Iyo mbwa yaramuretse kuva uwo munsi, ahubwo ikajya iturara iruhande turaririye. Erega buri inyamaswa zizi ubwenge, niyo mpamvu bavuga ngo inyamaswa ntabwo ari uvuga ngo zizi ubwenge, ahubwo zifite mbi n'umuntu. Ushobora kugenda enda nk'urugero, ushobora kuva nk'iwawe ntufite amafaranga ya tike, ugiye aha n'aha ukazinduka, urazindutse enda nko mu saa sita, urabyutse uriteguye, ushatse kujyana ugomba gukoresha amasaha 3, ushobora guhura n'inyamaswa n'igi kigutwara, ariko umuntu ugasanga umuntu arakwiteguye, akwambaye telefoni, umuntu akakuniga. N'ubu hari umusaza witwa Kamiri, wari inshuti yanjye, wari umukomisiyoneri, ejo bundi yishwe n'abantu. Ibaze rero abantu, inyamaswa mbi n'umuntu yabaye
umugome. Nzovu sezera abakunzi bawe rero, iminota yagiye kandi n'umwana ahubwo yakangutse. mbonera no kubwira abakunzi ba Nzovu 200, Nzovu 250, mfite abakunzi benshi ababo mu Rwanda, mfite irwota amasimbi. Inshuti zanjye nimba munkunda koko, Liza arimo kurara ku gasozi, inzu yararimo bitewe yuko akimara kubyara bamwibye 700,000. Ayo 700,000 harimo amafaranga yo kwishyura inzu, harimo amafaranga yo kwiyondora, akaba yagura iyo sombe. Ari n'umuntu wayandemeye. Akagura iyo sombe, akaguramo ifu y'igikoma kugira ngo abone amashereka yo konsa umwana. None nyiri byondo, nyiri inzu yaramusohoye koko. Mwaba diaspora mwe, mwashuti z'u Rwanda, mw'abanyarwanda mwe, Liza koko akenshi nawe ari hano agiye kuvuga inomero yiwe kuri telefoni kuri Nzovu 250, mumukandira akanyenyeri. Waba ufite 5, waba ufite 10, waba ufite 1000, mumugeneye nibura murebe yuko nibura nubwo yabakodesheje chambrette, yabaga mu nzu nini y'ibyumba 2, icyumba umwana yajyaga araramo. Urabona iyo umugore ari ku kiriri amaze kubyara, ufite cya cyumba ugomba kuryamishamo umwana, nabo abantu bagusura singwa ko bajya mu cyumba cyawe, ariko hari icyumba umubyeyi aryamamo. Ariko mugerageze mumuha amafaranga nubwo yakodesha chambrette, ntakomeze kwicisha umwana imbeho. Umwana ufite ukwezi kumwe, ibyumweru bingahe, umwana ashobora no kurwara umusonga. Umwana ashobora kugira gute, umusonga ni mubi. Nimba muraza mu mbeho koko, mugenere Liza. Kandi baravuga ngo akaboko gatanga niko kakira. Rwose nawe ari hano, reka babwire nomero ze za telefone. Rwose abakunzi ba Nzovu ni benshi. Mbona no kubwira Olivia TV nta kintu atakoze igihe mama igihe atwite yaramufashije, ariko nubwo yamufashije yakomeza akamufasha umwana wa Liza ntakomeze kuri mu mbeho. Hari abo ba Olivia TV b'umutako, hari n'abandi abantu bose bari muri Amerika bakurikiranye Nzovu 250, kuko mumbabarire kugira ngo muntere inkunga nimubanze mufashe Liza. Nimero yanjye ni 079 59 ni 079 59 134 134. Iyo nomero 39 iri muri mobile money, kuko mugerageze muremere Liza koko kurara ntabwo byoroshye ariko nta